ingo zifite ibibazo muri iki gihe. Ni n'ikibazo umuntu akwiye gushyira ku mutima akagisenya, kuko ingo zirimo zirasenyuka cyane. Ni icyorezo. Ntekereza ko ubushakashatsi buherutse bavuze ko hasenyutse ngo niba ari ingo 490 mu gihugu cyacu. Mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo kandi bavuga ko 80% zitari zimaze imyaka 10 zibaye. Ahubwo hari igihugu numvishije mu ngo 10 zubatse urugo, cyangwa se mu ngo 100, ingo 95 zisenyuka muri Portugal. Nshingiye ku cy'ijambo ry'Imana rivuga, ibikomere birakira pe, bigakira, umuntu akaba muzima agakomera agashikama. Ariko ahantu bikirira rero abenshi inzira ijyayo iragoye kubera ifunganye, barahagera bagahita bakata, irafunganye, irabagora cyane. Mpamya neza ko umwami Yesu yabasha gukiza ibikomere. Ntabwo ari yabasha, arabikiza. Buriya niyo wakomereka ku kwino uzabwirwa n'umuntu ko agenda ninagira. Usanga umuntu yarashizeho bariyeri kubera afite ibikomere. Usanga kubera umuntu wakomeretse iyo agiye gukanagira nk'ahantu ubona ninagira cyangwa se yikanga kubera ko afite igikomere. Usanga abantu benshi bakomeretse agenda yarashizeho bariyeri, ugasanga yashizeho inkuta, urumva, ugasanga yashizeho ibintu byinshi bituma atandukana n'abandi. Urugero nk'ururahingubaye ku by'amatorero. Hello ladies and gentlemen, how are you? Nizeye ko mumeze neza, nizeye ko muri amahoro abadukurikira kuri Noah Talk TV aho muherereye hose hatandukanye. Ikiganiro ni impamba y'ubuzima. Abatumenyereye muzi yuko dukora ikiganiro turi twenyine, mwabonaga isura yacu twenyine kuri kamera, ariko uyu munsi kuri kamera za Noah Talk TV dufite undi mutumirwa uwo tugiye gukorana ikiganiro. Reka tumuhe umwanya abasuhuze. Tony, wasuhuza abakurikirana Noah Talk TV. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi turabashimiye ko mudutega amatwi. Ndabizi neza ko turi bugirane umwanya mwiza. Amahoro akomeze kubana namwe. Turabashimiye cyane. Mbere yuko dukomeza n'izindi gahunda, mudukorere kuri subscribe, mukorere share na comment. Subscribe icyo tuyibasabira ni ukugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugera ku bantu benshi batandukanye, kandi birusheho guhindura no gufasha abantu nk'uko tuba tubigambirira mu mutima iyo tubitegura. Bwana Tony, uyu munsi turavugana ku kijyanye n'ibikomere. Ibikomere bimaze abantu. Turavuga ibikomere byo mu mitima. Hari ibikomere byo ku mubiri. Umuririmbyi yaravuze ngo igikomere cyo ku mutima kukivura biragorana gusumba icyo ku mubiri. Igikomere cyo ku mutima ahubwo ntekereza yuko kidajya gipfa kuvurirwa mu bitaro bisanzwe, n'Imana ishobora kugikuraho yonyine. Igikomere cyo mu mutima kugira ngo ubone umuganga wakivura biragoranye cyane. Abakansera se buriya barakimaraho kigakira? Abakansera baragerageza, ariko buriya ni ugufashwa n'Imana na Yesu Kristo. Imana ni imara igikomere. Umwami Yesu niwe uwo muri ibikomere by'abantu, akabyomora neza bigashiraho. Mbere yuko tujya muri byinshi tuvuga ku buryo umuntu yakira ibikomere, kadutangire ku bikomere. Gukomereka ni iki? Umuntu bavuga ko afite igikomere iyo byagenze ute? Umuntu bavuga ko afite igikomere mu gihe hari ibintu byamubayeho, byaba ari ibyaturutse mu muryango yavutsemo, byaba ari ibyaturutse muri sosiyete abayemo, bishobora no guturuka mu idini asengamo, mu itorero asengamo. Ibikomere bituruka ahantu henshi. Ibyo bikomere bifata igice cy'umwuka kitaboneka, bituruka ahantu henshi hatandukanye. Ariko aho hantu hatatu tuvuze niho h'ingenzi umuntu akwiye kumenya. Reka wenda duhere nko ku bikomere biboneka nko mu muryango. Mu muryango bura umuntu yakomerekera mu muryango. Umuntu arakomereka mu muryango, urahakomerekera. Ushobora nko kuba ufite umwana, ugahora uvuga ko uwo mwana ari ikibazo. Ugahora uvuga ati uri ikibazo muri uyu muryango. Ushobora kuba ufite umwana ukamubwira ko ari mubi, nta kuraje wigeze umuha. Mu by'ukuri ukomerekana uwo mwana. Umwana arakomereka, ariko ntabwo ari we wenyine buriya uhangirikira. Umuntu ufite igikomere
ufite amarangamutima akomeretse ntabwo ari we bigiraho ingaruka gusa, bigira ingaruka no ku bazamukomokaho, bigira ingaruka aho azakora, aho azajya atanga serivisi, ubwo no ku gihugu ingaruka zibigeraho. Ntabwo umwana ari we ukomereka wenyine, ni benshi bangirika bazamukomokaho. Nkunganiye Bwana Tony, nko mu muryango hari nk'igihe ubona nk'umwana wenda tuvuge umuryango wari waragambiriye kubyara abana 4, mu gisore bavuga ngo kibahati mbaya, ukajya kubona ukabona undi wa 5 araje, yaza wenda ntabwo urukundo ruhagije kuko wenda yaje atari ibintu umuryango wagize ute wateguye, cyangwa wenda umwana akavuka umuryango wenda wari warishizemo ko ukeneye nk'umukobwa akaza ari umuhungu, cyangwa se ku rundi ruhande umuryango warishizemo yuko wenda azaza ari umuhungu akaza ari umukobwa, asanga umwana akomerekeye iki aho hantu. Ariko nko mu miryango yo muri kino gihe turimo urabona ko muri kino gihe heze ibibazo byo mu ngo byo kuba abana ari abasingo mother, ibyo bintu urabyumva, cyangwa se abantu umugore wibana arera abana, cyangwa se akaba ari umugabo wibana arera abana, ugasanga nk'umwana akuze babaho abagabo b'abasingo dade. Hari umugabo ushaka umugore w'ingurutsi kugeza aho ari usigarana abana. bariho ku kigero cyo hasi, ariko nabo hari igihe babaho, cyangwa se akaba yarapfushije umudamu akabaho akemera kurera abana. Umugabo ari intwari cyane, abagabo benshi ntabwo bakunze kubishobora. Ugasanga umwana warezwe na single mom cyangwa se warezwe n'umubyeyi umwe, ugasanga we nk'iyakuze, hari nk'abana yakura yagira aba nk'umwangavu ageze mu gihe cyo kugimbuka, ugasanga arashaka gukundana n'abantu bakuze cyane, ntibimenyekane ko ari ingaruka z'igikomere cyo kuba ataragize umubyeyi w'umugabo mu buzima bwe, agakundana n'abantu bakuze mu rwego rwo kubashakamo umubyeyi, akaba yarabaye umwana w'umukobwa ntabone umubyeyi w'umugabo ngo amube hafi abone urukundo rwa papa, aho ugasanga ari gushaka mu bantu bakuze, agashakamo abo yakita nk'abakunzi, ugasanga akunda abantu bakuze cyane, atari uko ari iyindi mpamvu, ahubwo ari uko ashaka umuntu umubera papa, nabo bakamubera impyisi, aho kumubera ababyeyi. Cyangwa ugasanga n'umwana w'umuhungu uko atigeze abona mama, ugasanga ashaka abantu, ujya ubibona, ugasanga ari gushakamo umuntu wamubera nyina mu buzima bwe, kandi wenda agahura n'abandi bakeneye kumubera abakunzi. Ari nabyo ubona nko mu ngo nyinshi, ugasanga nk'abantu kubera gukurira mu rugo ababyeyi ari abanyarugomo cyane cyane b'abagabo, ujya ubibona, ugasanga nk'umwana w'umukobwa arahagarara nko ku makamera, cyangwa se aravuga akavuga ko abagabo bose ari imbwa, hari ntacyo bamaze, abagabo ari ubusa. Kubera iki? Ni igikomere cy'uko yabuze se, kandi uwo muntu nawe igihugu kiba kimutezemo kuzaba umubyeyi, noneho bikaza kurangira nawe abaye gito, ugasanga avuga ko abantu bose ari iki, ari ubusa. Kandi noneho ugasanga abantu bavuga nta muntu warezwe n'umubyeyi w'umupapa ngo amubere umubyeyi, amuhe uburere, amwiteho, watinyuka kuvuga ngo abagabo ni imbwa. Ntawe yarahuye na se, ise yaramwitayeho, yarabonye ibyuya bira ukuntu yamwitangiye. Ntawe rero tukiri aho no mu rugo kuba uri umwana, ariko ukabona intambara mu rugo hagati y'ababyeyi bawe barwana, icyo kintu cyangiza umwana ku buryo bikamutera ibikomere, akura yumva yuko umugabo ari ukubita umugore, nawe mu rugo akazajya yitwara gutyo, nawe akabe indakoreka nk'ibyo yagiye abona, cyangwa se urugo akanarutinya. Wabonye ko muri ino myaka hariho abantu bari proud yo kuvuga ko batazigera bashaka, ati nta gikwe rwose, nta myaka ijana, hari benshi bavuga kandi bafite amafaranga. Ntubona nk'abari abaroki, reba nk'uriya Mutesi Jolly uriya wabaye Miss, abo ntabwo bazi neza cyane, ariko Roki nawe avuga ko nta gikwe, nawe ajya avuga ko nta gikwe, ari we wazanye iyo mvuga. Ahubwo hajya Roki burasuriya uvuga nta myaka ijana, usobanura amafilime, uri usobanura agasobanuye, ntabwo mbizi neza, ntabwo ndamwumva bivuga, niwe wavuze ko ari nta gikwe, ahubwo uriya Giti niwe wavuze ngo nta myaka ijana. Ibyo ni ibikomere biba mu miryango, ugasanga umuryango kubera abantu bawukomerekeyemo
baratinye cyangwa se havuyemo ni ibikomere bigenda biteza ingaruka, ugasanga nko muri kino gihe abajene ntibashaka gushinga ingo, barazitinya bitewe n'ibyo babonye mu miryango cyangwa n'ibyo babonye mu ngo zindi. Noneho hari ikindi kintu gitera ibikomere, sosiyete nayo wenda reka tuyivugeho gato. Ujya ubona impamvu hari ikibazo najyaga nibaza n'abandi bantu bagira, kuki abantu basa nkaho ari bagufi mu gihagararo ngo bavuga ko bakunda kugira amahane? Ibyo bintu nibyo abantu bagufi bakaba bagira amahane, ngo ugasanga nk'abagabo bagufi ngo rwose ngo barujya amahane, ubona nyine ibyo ntabwo mbeza, ahubwo mba nzi nuko aba afite confidence. Bagufi bakunda kwigirira confidence, iri over confidence. Nose buriya biterwa n'iki? Ntabwo ndabikora ubushakashatsi bwimbitse, ariko si icyo twabishyira muri sosiyete. Urumva njyewe hari umuntu yigeze kuvuga, avuga yuko kuba sosiyete iba isa nkaho isuzugura umuntu bamuziza indesho ye, bituma umuntu yiremamo kuremera cyane kugira ngo approve sosiyete yuko bamwibeshyaho. Uzumva bavuga ati, ugasanga umuntu nyine kugira ngo wamusuzugura. Hari nk'ukuntu wabonaga nko mu kigo cy'ishuri nk'umwana materi mugufi, ubona hari ukuntu aremereza ibintu ku rwego yumva ko mu gihe yasuzuguwe atari ikibazo cy'uko yasuzuguriwe ibintu bisanzwe, wenda yakoze ikintu, ahubwo akaba ati wenda bansuzuguye kubera ko mfite ubugufi bugize ute, cyangwa se mfite uburebure budahagije. Cyangwa ugasanga wenda baravuga nk'abantu bananutse cyane nko ku gitsina gore, ataba ari bushari, ataba atoroshye. Wenda bigaterwa nuko wenda bavuga ati sosiyete ishobora kunsuzugura ishingiye ku kuntu igize ute, ku kuntu imbona. Nshimira wenda nka sosiyete yo tubamo y'Abanyarwanda, yo hari ukuntu tugerageza kubaha no gukoresha imvugo zikwiriye ku bantu wenda sosiyete yashaka kugira ute, gusa nk'aho ipyinagaza ishingiye ku kuntu bagira ute bameze. Sosiyete rero nayo hari igihe igikomeretsa abantu, ugasanga umuntu abana n'igikomere cya sosiyete. Ujya ubona hari nk'umuntu bamuvugiriza induru, bakamuvugiriza kubera wenda ukuntu bagize ute bamubonye. Rero twihuse ahandi hantu umuntu akomerekera kandi akahakomerekera cyane ni mu cyo bita idini cyangwa se ikanisa. Bwana Tony, wowe uri umuvugabutumwa, uri umuntu wasengewe, ukorera uvugabutumwa, watubwira Tony yakorera kuri televiziyo bita Iracyakora TV, munyarukireho mu mwana mu subscribe, murebe n'ibibwiriza avuga, umuvugabutumwa mwiza cyane. Umuntu yashobora kumerekera mu rusengero, kandi ngiye numva yuko mu rusengero ariho hantu umuntu yakajyanya ahubwo ibikomere agakirirayo. Nanjye icyo kintu kirambabaza, mbabazwa n'ukuntu mu rusengero umuntu ahakomerekera kandi ariho hari ibiganza birambikwa ku bantu bafite indwara, bafite ibibazo bagakira. Icyo kintu kirambabaza, kandi n'ubu mba nkibazaho. Gusa mu rusengero barahakomerekera, hari abaza bahashaka guhakirira ariko bakahapfira. Usubiye nko mu gihe cyashize mu iki gihugu cyacu, hari abahungiye mu nsengero biteze yuko ariho bari bukirire, ariko birangira amateka arabiduhamiriza ko byarangiye bahaburiye ubuzima. Rero mu rusengero uretse n'ibyo, na n'ubu ngubu hari abo twakwita abakozi b'Imana, ariko bameze nka kwa kundi Bibiri bavuga ngo bazaba biyambitse uruhu rw'intama, ariko ari amasega aryana, atababarira umukumbi. Rero umuntu nk'uwo nguwo uzanye agahinda ke yahagera akahaburira gukira, arakomereka cyane. None se buriya nk'igikomere umuntu yakura mu rusengero, dufata ingero zifatika, ni nk'iki iyo umuntu yakomerekera mu rusengero gute? Hari byinshi utazi, kandi nanjye numva ntavugira kuri kamera, ariko ikiriho ni uko hari abungeri batita ku ntama. Umuntu akaba ashobora kujya nko ku rusengero akagenda akegera nk'umwungeri, we akaba yamuyobya akamujyana mu zindi nzira. Hari igihe ushobora no kubwira umwungeri ugushumbye, ukamubwira icyaha waguyemo, ukamugaragariza intege wagize ugira ngo agusabire imbabazi, agusengere, ariko bikarangira cya cyaha wavuze kigutanze mu rugo.
kigutanze mu rugo cyangwa se akakinjiriraho cyangwa se akakinjira akavuga ugakora igisa nkacyo n'ubundi usanzwe uri umunyabyaha. akavuga ati ubundi ko umuntu woroshye gutya ko wagize gutya se ngewe wanjye. ariko ngo hari abantu bajya batererwa amadamu mu byumba by'amasengesho. nze kumva kivuga yuko za Kanyarira bahakuye prudence utabara, ariko Kanyarira prudence zakoze atari izi ziri zigifunze, ariko Kanyarira ngira ngo barazi ibintu by'umusozi barabifunze. ibyo byabaye hatarafunga, ubu ngubu harafunze. None se ngewe nk'ikintu nzi nk'abantu bakomerekeramo mu rusengero abantu barimo, urabona mu rusengero abantu bajya guteranayo wenda tuvuge ari nk'amasaha 3 bari bumareyo kandi bakaza bagerageje kwitwara neza. Gabaze umuntu ukomeretsa undi mu masaha 3 bahuriye ahantu bazi neza ko bagomba kwitwara neza, ntago ari aho ngaho bahakomerekera. muri ku cyumweru ibintu byose bari sawa n'abamarayika baba bahuye. ariko nyuma yaho niho umuntu akomerekera, niho umuntu ashobora guhura n'ibimukomeretsa. gusa aho nanatanga inama, nagira inama abantu nkabwira ati imitwaro yabo be kuyikoreza abandi bantu. Buri muntu wese yego nigeze kukavugaho, buri muntu wese afata umusaraba we awikorera akurikire Kristo, ariko azirikana ko umwami Yesu we yaravuze ngo abantu barushye n'abantu baremerewe baze bamusange ndabaruhura. rero abantu benshi bo imitwaro yabo ntibashaka kuyiha Yesu ngo ayikorere, ahubwo bashaka kuguma bagigira nayo, bahanganye nayo, ibaremerera ibavuna, nyamara hari uwiteguye kubaruhura. rero abantu mu matorero nibagane y'umusaraba basange Kristo. None se ngiye hari ikintu nabonye giteza nk'ibikomere, abantu baba bazi ko mwitorera abantu barimo babika nk'ibanga. Toni wari wabwira umwene so ati unsengere mfite ikibazo iki n'iki, nawe akagenda akajya ahandi mu bantu ati dusengere mwene data Toni afite ikibazo iki n'iki, naho ikibazo ukazasanga urusengero rwose rwarakimenye, kandi wenda hari nk'igihe cyari ikibazo cy'iki cyari ikibazo cy'ibanga, ukamwigira ati mwene data ugira ute unsengere. none se nk'umuntu ujya urumva mu rusengero ubundi abantu baburiye ababyeyi hanze mu isi, abantu babaye imfubyi, abantu bakomeretse rwose ahantu heza bakabaye bajya gukirira ibikomere, babona umuryango, babona ababyeyi, babona inshuti, babona abavandimwe, hakaba yari mu itorero. none hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bihinduke? kuko umuntu iyo apfiriye mu itorero uriya akaba kabaye. erega tugeze mu bihe bibi, turi mu bihe bibi bigoye, ahubwo umuntu akwiye kubanza agashishoza akavuga ati si umuntu ndi kwita mwene data, uyu muntu ndi kwita umubyeyi. ahubwo se ko nabonye hari insengero zishiraho itegeko ry'uko umupasiteri urimo bazaba baramwita dadi. ibyo ntabwo Bibiliya ibyemera. Yesu yarabibuzanyije, yavuze ko nta muntu ukwiye kwita data uretse data wenyine wo mu ijuru. none ko bo bagiye bavuga ugasanga nk'abapasiteri bamwe barabisobanura akavuga ngo none se ngo kubera iki ngo padiri bamwita ngo padiri, ngo ni nk'abivuze ngo ni papa, ngo kuki ngiye niba ndi umupasiteri w'urusengero kubera iki ngiye batanyita dadi? ahubwo icyo cyaba ari ikimenyetso gikomeye kikwereka none se wabaye dadi papa wawe wo mu mwuka se. byashoboka hari ukuntu wabigoraguza bigakunda, ariko ntago numva ko guhamagara umuntu ugushumbye papa ari ikintu dadi, ntago numva ko ari izina ryo kubahwa cyane. ntabwo ari izina ryo kubahwa cyane. kumwita pasiteri, kumwita umushumba ibyo birahagije. none ubwo ni ukuvuga ngo abantu bikorera imisaraba yabo bakurikire Yesu, kandi bamenye yuko idini bagiye gusenga ari ukutumbira Yesu ari we banze yonyine ryo kwizera. hari umuvugabutumwa bivuze nk'uciye mu ijambo gatoya, yavuze ko hariya mu rusengero ari abamarayika bahahuriye, ahubwo yumva ari abanyabyaha. ni nka bisi itwaye indembe zijyanye kwa muganga, ni abanyabyaha bari mu nzira igambiriye guhinduka. hari n'undi wavuze ati umuntu naza mu itorero ntakiriremo, ati n'umuntu yagiye ku bitaro, ibitaro biba bifite morgue, ni ukuvuga ngo abantu bose binjiye mu bitaro noneho akagera mu itorero se akahapfira. abantu bose binjiye mu bitaro, yavuze ku bantu bajya mu itorero ntibahinduke, kandi abo badahinduka ni amasega yishe mu ruhu rw'intama, kandi iyo adahindutse hari abandi akomeretsa.
none akavuga ati nibe itorero riciriye urubanza yuko ari abanyabinyoma ari abantu badafite icyo bamaze, none umuntu iyo yinjiye mu bitaro agapfirayo si bamushyingura? Kandi niyo umuntu arwaje se ajyana undi mu bitaro. Kuki abantu bareka kujya mu nsengero ngo basenge bitwaje yuko hari abajyayo ntibahinduke? ntago bakwiye nanone kureka kujyayo. Bakwiye kujyayo kuko uko biri kose ntago ijambo rizavugwa rizatambuka ntacyo yumvishije. Kandi nagenda intumbero ye ari ugushaka umwami Yesu, ikimuteye kujya mu rusengero ari inzara, ari inyota yo gushaka Imana, byanga byakunda kuko Imana yatanze isezerano ry'uko ufite inzara n'inyota azahazwa. Hari ukuntu Imana iba yamugeneye biri bumutunge mu rusengero. Rero agomba kujyayo, kabone nubwo hari ibyamukomeretsa byinshi, agomba kujyayo, ariko intego ari uguhura n'umwami Yesu akamuruhura imitwaro. None bwana muvugabutumwa, ko hari abantu bamaze kugira umuco wo kuvuga ngo insengero ngo abazirimo ngo ni ibisambo, ngo abapasiteri ni abajura, ngo so ngo wazireka, ngo nta mpamvu zo kujya gusengera kure, ngo wafata telefone ugasengera kuri YouTube. Ese ni igitekerezo cyiza kuba umuntu yareka guterana kwera, wajya ajya guterana n'abandi agasengera kuri telefone kubera ko wenda yakomerekeye mu rusengero cyangwa se yabonye abakomerekeyeyo? Ni ngombwa ngo abantu bamanike amaboko babivemo iby'insengero babyihorere? Byo ntabwo ari byo. Byo ntabwo ari byo? Ntabwo ari byo kuko niba unanakomeretse, we uko ukomeza kwegera umwami, wegera umwami Yesu, agutegeka no kubabarira wa wundi wagukomerekeje. None uzamubabarira ute waramushyizeho borokaje? Ibyo nabyo ni ikibazo. Ahandi hantu ho hanyuma tujya tunagana no ku musozo, buriya mu ngo apana muri famiye, hari famiye uvukamo. Iyo twavuze ibikomeye byo kuri famiye inshuro nyinshi biba byaraturutse nibyo mu bwana, ariko hari n'ibindi bikomere bituruka ku ntuze no kuba uri mu rugo, kuba urugo, ibyo mu ngo cyo bita marriage issues. Ugasanga nk'umuntu wenda nk'umwana w'umukobwa ashobora kuba yarakuriye mu muryango mwiza, atabona se akubita nyina, ariko we yashaka aho ageze bakamukubita. Agakurira mu muryango, cyangwa nk'umwana w'umuhungu, urabona abahungu hari ukuntu babwira ati mugomba kuba provider, mwe mugomba gutanga ibyo kurya, ariko yakura yagera mu rugo ugasanga abuze amafaranga, baye umukene. Ibyo bikomere byo mu ngo wabivugaho iki? Bibamo nta bibamo? Abantu bakomeye kuko tubona, ntekereza ko ingo zifite ibibazo muri iki gihe. Ni n'ikibazo umuntu akwiye gushyira ku mutima akagisenya, kuko ingo zirimo zirasenyuka cyane. Ni icyorezo. Ntekereza ko ubushakashatsi buherutse bavuze ko hasenyutse ngo niba ari ingo 490 mu gihugu cyacu. Mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo kandi bavuga ko 80% zitari zimaze imyaka 10 zibanye. Ahubwo hari igihugu numvishije mu ngo 10 zubatse urugo, cyangwa se mu ngo 100, ingo 95 zisenyuka muri Portugal. Ariko ku mugabane w'Uburayi byo byaranarangiye ku buryo abantu basigaye basinya n'amakontra yo kubana, abantu bakabana amezi 3 cyangwa se umuntu akabana n'undi. Ikintu cy'ingo, ariko nubwo bimeze gutya, ibyo bikomere bihari, yaba mu itorero, yaba mu ngo, haracyariho ingo nzima. Haracyariho ingo nzima, haracyariho abashumba bazima baragira intama z'umwami nk'uko umwami yabategetse kuziragira. Noze nk'ubu ngubu umuntu yego haje abashumba bake cyangwa se amasega byana make akikisha benshi, ariko no mu iki gihugu cyacu ntago, ndakeka ko bitazakunda ko hari ukundi kuntu batekinika amasega byana kongera gakora, biragoye. Ubura amasega byana yarashize. Ntabwo muri iki gihugu bizongera gukunda. None se reka nkubaze bwana Tony, iyo urebye tuvuge hari nk'umuntu wakomeretse mu bwana, kuko hari ibintu byinshi abantu banyuramo kubera ibikomere, kandi ibyo bikomere byo mu bwana nabyo bihindukira ugasanga biri gusenya ingo ziriho ubu ngubu, kubera ko umuntu yakomeretse akiri muto, ageze mu rugo, bya bikomere byagize ute arabigaruye, nibyo yubakanye urugo. Cyangwa se ugasanga arugezemo arugiremo ibikomere, kuko kugira ngo abantu bajye gutandukana, umuntu ajya gufata umwanzuro ati duhane divorce. Kandi izo divorce tuvuga ni iz'abantu babanye binyuze mu mategeko, kuko bari ababanye muri come and stay, byo bindi umukobwa afata imyenda yakajya kuba ku muhungu,
bariya niyo batandukanye ntaho byandikwa. None turavuga niba abantu kujya bafata umwanzuro wo kujya mu rukiko baje muri process uri kumva ko n'ibikomere byinshi haba harabayemo guhimana, guhemukirana, kubabazanya, gucana inyuma. None nk'umuntu ufite ibyo bikomere bikiva wanyuze muri izo ngorane zimeze gutyo wamugira inama ki? Umuntu urwa ngo hari ibintu ntekereza ari Pastor Desire wabivuze aho yavuze ku kuntu abantu bafite ibirarane urabyumva, ugasanga umuntu agiye ugasanga umuntu arakiza ariko yarahoze mu bukene bw'akarande, ugasanga abwiye abana ngo ntimukarye inyama cyangwa se murya nyinshi, cyangwa se ugasanga umuntu agiye nko mu bukwe ni umusirimu, ni umumama w'umusirimu, aho ugasanga ni umuntu uri guhisha ibiryo cyangwa ari guhisha inzoga ngo aze kuzicyura kandi n'amafoka kandi afite imodoka, ni umukire ariko kubera ubukene bw'igihe cya kera, kubera ibyo birarane ugasanga ni umuntu uzacunge nko mu bakwe abantu ubona bahurumbira ibiryo nta nubwo ari abakene cyane, ugasanga umuntu afite ibirarane. None nk'umuntu ufite iyo vacant, ufite icyo cyuho, niki yakora? Nk'abantu bakurikira ino Noah Talk TV, niki yakora kugira ngo ibyo bikomere biva bikire? Wamugiriye inama? Ngewe nshingiye ku cy'ijambo ry'Imana rivuga ibikomere birakira pe, bigakira umuntu akaba muzima agakomera agashikama. Ariko ahantu bikirira rero abenshi inzira ijyayo iragoye kubera ifunganye, barahagera bagahita bakata, irafunganye, irabagora cyane. Mpamya neza ko umwami Yesu yabasha gukiza ibikomere. Ntabwo ari yabasha, arabikiza ibikomere. Yesu arabikiza, agakiza aduha ako gakiza kadukiza n'ibikomere. None se ngize ikibazo, umuntu udukurikira ari umuyisilamu ntabwo yakira igikomere? Umuntu udukurikira ari umuyisilamu inzira se namubwiye ntamwishe ni ukuvuga ngo niba atari aho ngaho ahebe, kuko Yesu navuze ngo ni njye nzira y'ukuri. Ni ukuvuga ngo hari izindi nzira zitari ukuri, nta yindi nzira yapanya namurangira. Uwabivuze wenyine akabivuga ni umwami Yesu wavuze ati abarushye abaremerewe njyewe ndabaruhura. ariko mwe nidatari ibikomere tutavuzeho nk'igikomere kijya ibikomere bijyanye n'inkundo, pana ibyo mungu by'inkundo, ibi by'utudobo si utudobo gusa. Urumva nk'umwana w'umukobwa wakundanye n'umusore akamutera inda yarangiza akamusiga, no se uko batari igikomere. Ko iyo umuntu ageze avuga ngo sinzigera nkunda undi musore cyangwa undi mugabo, aba yarakomeretse. Cyangwa nk'umugabo wariye umukobwa kaminuza yamara kuyirangiza kuba akamuzanira invitation, agahita amuzanira invitation, kandi bibaho ibyo bibaho biriho. Ikintu nagira inama uwo muntu, abenshi bahita birukira mu kwiyahura, bakajya kwa makuza bagasimbuka, bakabona igisubizo gihari ni ukwiyahura, inzira isigaye ni ukwiyahura. Ariko uwo muntu namugira inama nkamurangira umwami w'amahoro, Yesu Kristo, umwami Yesu ni ukuri kandi Nowa akakira gakiza. Uzabigerageze, ngenda akijijwe ndajya kugerageza, uzamufate noneho Yesu umwikoreze ibikuremeye, ureke kwigirana. Urumva rega abantu badukurikira barimo ingeri nyinshi, ndabyumva, kandi bakeneye gufashwa. Urumva tuvuge nk'urugero, umuntu aje kukugira inama, araje aravuga ati ngewe nitwa James, nariye Karalisi ishuri arangiza segonderi, mushira muri kaminuza nayo arayirangiza. Ati ku munsi wa graduation nibwo yampaye invitation y'undi musore bagiye kubana. None uwo muntu akaba adakijijwe, akaba atari uwo muntu akaba ashobora kuba akijijwe. Reka duhere ku budakijijwe, kandi aravuga ati ngiye rwose ndimo numva umutwe wanjye wenda guturika. Ibyo bibazo iye kubigumana mu mutima, abibwire Yesu, agira inshuti aganiriza ibyo bintu yizeye, ayibwira agahinda yagize. Iyo nshuti uko izagenda imuganiriza, nawe ibyo bintu bimuri mu mutima bigenda bisohoka, abivuga abisohora, niko azagenda arushaho kuruhuka, azajya agenda arushaho kugira umutima ukeye, agenda abohoka. Imyanzuro yo kugira depression, urumva iyo umuntu agize ibikomere bitera depression, hari icyo bita ni DPD, bavuga ngo ni post traumatic disorder. Ngo ibintu bigiye biri kuri level zitandukanye kugeza tugere ku rwego bavuga ngo umuntu yarwaye mu mutwe, ibyo byakabije.
ariko hari abantu benshi bagendana ibyo bikomere, ibyo bibazo, ugasanga umuntu kandi buri ikintu cyangwa umuntu wakomeretse Tony, buriya niyo wakomereka ku kintu uzabwirwa n'umuntu ko agenda ninagira, usanga umuntu yarashizeho bariyeri kubera afite ibikomere, usanga kubera umuntu wakomeretse iyo agiye gukandagira nk'ahantu ubona ninagira cyangwa se yikanga kubera ko afite igikomere. Usanga abantu benshi bakomeretse agenda yarashizeho bariyeri, ugasanga yashizeho inkuta, urumva, ugasanga yashizeho ibintu byinshi bituma atandukana n'abandi. Urugero nk'ururahinguye ku by'amatorero, umuntu utajya gusenga akanga gusubira kujya gusengera mu itorero, ni ukuvuga ngo kubera ko yatonekaye afite igikomere ntashaka gukandagira ngo yongere atonekare, bikamusunikira kugira ute kureka kujya gusenga, kuko iyo ni bariyeri ari gushiraho. Nakomerekeye mu rusengero sinshaka gusubirayo, nakomerekeye mu rukundo sinshaka kongera kurujyamo, nakomerekeye mu rugo, kuko urumva Imana iravuga ngo ni Imana y'akandi karyo, ni Imana ishobora guhindura ibihe, ni Imana ishobora gufata igiti cyatemwe kigashibuka kikera imbuto nk'izambere. Ruvuga ngo hari umuntu wabaye mu divorce ariko bitamuturutseho, urumva ushaka gushaka umuntu akubera umuntu mubi, uwo muntu ugasanga atinya kuzongera gusubira mu rugo kubera yuko yigeze gukomereka cyagiye, kubera gito aratonekara. None urukumva Yesu Kristo, inzira z'agakiza no mu matorero birimo, nta dutipusi nka tune waha umuntu. Ari ibintu bita first aid, usanze nk'umuntu yikubise hasi yakoze impanuka, mbere yo kumugeza kwa muganga hari utuntu umukorera, twajyaga tubyiga muri nagukominitse. Urukumva hari nk'ukuntu abantu baba ari aba introvert, abandi ba extrovert, umwe avuga undi atavuga, ugasanga wa wundi utavuga abika mu mutima, uvuga waravuze. Rero iyo communication nayo igomba kuba effective. Hari ukuntu umuntu mubwira ikintu ati ariko tumvisha, ariko abantu bicaye bakaganira, yemwe n'ibihugu iyo biganiriye intambara zirahagarara. Rero ikintu nabwira umuntu ni baganire, bagira ibintu bakemurira mu biganiro, mwiye kugumana ku gahinda mu mutima ngo akikorere. Ku basenga cyangwa se ku bakurikiye inzira y'agakiza ndetse n'abadasenga, nabashishikariza kugira ngo bazabigerageze babyitoze mu bintu byose. Udukurikira, niba utari wagerageza iki ngiki, wagerageje inzoga, wagerageje ibiki byose, ihangane ugerageze na Yesu, mumuha amahirwe make umugerageze, uzaduha feedback, noneho uzaduha comment tubwira ati naragerageje biranga, cyangwa se yanduye ahubwo byariyongeye. Ariko uko nzi neza Yesu, icyo mpamya Yesu uko muzi, nkurikije ibyo yankoreye njye ubwanjye, naho yagukuye ibikomere byari byinshi, hafi yo gusara, hafi yo guta umutwe, ariko umwami Yesu anshyira ku murongo, ibintu abigenza neza, ibikomere arabyomora, ibikomere arabikiza, ingeso mbi zirashira, mba umuntu w'umugabo. None dusoza, nanjye ntanze agatipu kamwe, kuko abantu benshi uzasanga bafite ibikomere biva ku nkundo. Ibintu byinshi uzabona byarateje ibikomere biba bituruka ku rukundo. Inshuro nyinshi uzabibona, kandi urukundo rujyana n'ibijyana n'urukundo nyine uzabibona. Nubona umwana uri mu muhanda haba harajemo ibyo bintu, ikintu cyose bishingiyeho. Niba uri umukobwa cyangwa uri umusore ukaba warakomerekejwe n'umuntu bitewe n'impamvu runaka mu by'inkundo, icyo ngusaba cya mbere, uretse guhita wirukanyira mu zindi nkundo, buretse ubanza ukire, kubera ko ntabwo ushobora ngo wakomeretse ino ryawe rifite igisebe ngo uyise, kubera ko wasitaye ngo uyise wambara none inkweto ngo ugiye kwirukanka kugira ngo ukire ibikomere. Bivuga ngo banza ureke, ubanza ugire ute ukire. Namwe abantu bakomerekeye mu madini, wihinduranya amadini nk'uhinduranya imyenda, banza utegereze, ubanza ukire, ubanze ukire igikomere. Numara gukira igikomere, umaze gukomera, uzanakomeza n'abandi, noneho ubone ugira ikintu kiba ku bantu. Kubera kugira agahinda no kugira igikomere, kubera nko kwihorera, ahita ahindura ako kanya. Ikindi cya kabiri, wifata ibikomere ufite n'izo ngorane ufite mu gihe bitari byakira, ngo ujye kubitangamo ubuhamya wiwe wicaye ku makamera, ngo uvuge ukuntu wakoranaga ibintu runaka n'abandi bantu, uvuge ukuntu siko yari mubi, uvuge ukuntu umugore wawe yari mubi, uvuge ukuntu mama wawe yari mubi. Please, tegereza ubanza ukire, kandi si na ngombwa. Tegereza ukire, si ngombwa kujya kwanika ubuzima bwawe ku gasozi. Tegereza ubanza ukire, ubanza ugire ute, ubanza ukomere. Numara gukomera uzakomeza n'abandi. Nabonye uriya mugore bita Joyce Meyer, ni umunyamerika,
yafashwe ku ngufu na se we yari afite imyaka 12 kugeza igihe ashakiye umugabo aza gukizwa aba n'umupasiteri ukomeye umuvugabutumwa ukomeye yatanga ubwo buhamya n'umugabo wahicaye yaramajije gukomera akomeye ariko wisohoka kano kanya uri umwana w'umukobwa uri umwana w'umuhungu ugiye kuvuga ibintu ntuzi aho uzashaka ntuzi rero reka utegereze ubanzukire reka uyoborwa n'amarangamutima ubundi abahanga bajya bakunda kuvuga ngo ntukajye ufata umwanzuro urakaye cyangwa se ngo ufate wishimye cyane ufata uri normal uri muri state isanzwe kandi ikindi ntugafata umwanzuro w'igihe kirekire mu bibazo by'igihe gito nuvuga ngo niba ikibazo cy'igihe gito wifata umwanzuro uhoraho kuko umuntu yakubwiye nabi wenda yarakaye fata umwanzuro ko tuzongera kuvugana nawe ibikomero bizagenda birushaho gukira kuri no YouTube channel tuzatugenda tuvuga ibiganiro byafasha abantu ibikomere bizarushaho komoka kandi hamwe n'Imana izagenda tugirira neza rero abadukurikira ndabashimiye cyane mukore subscribe mukore share mukore comment ndagushimiye cyane bwana Tony wewe watwitabye ukaza muri studio za Noah Talk TV thank you so much nanjye ndabashimiye kuba mwakoze cyane kabisa kandi nizera ko abantu muri comment niba gukenera bagaba bakeneye ko tujya turakora ibiganiro bakaba bagukeneye mwene data Tony nizera ko uzahaboneka ku bwacu nzaboneka Tony afite YouTube channel avugiraho ubutumwa yitwa Iracyakora TV abantu basimbukire baguye subscribe bano mudukurikira musimbukireyo tuzanashira link aho muri comment musimbukireyo muhe subscribe mwene data Tony kugira ngo arusheho kubaka ubwami bw'Imana kandi arusheho guhugura abantu muri rusange no kubaka ubwami bwa Yesu Kristo turabashimiye cyane turabakunda dushimira ibitekerezo muduha comment muduha nimwe dukorera